Christella nyuma yuko mama we amaze gupfa, papa we yashatse kumufata ku ngufu, ndetse Christella arahanga yiryamiye. Papa we yaraje buhoro buhoro atangira kumukorakora. Christella yasinzine ntabwo azi ibiri kujya mbere, ise atangira kugenda amukorakora, akora ku bibero, agenda azamura n'akajipo yari yambaye gatoya nyine n'akamini, agenda azamura buke bukeya. Christella we yiryamiye ntabwo azi ibiri kujya mbere, kumbi isi yamuteye mu cyumba cye, yahaje yatangiye kuzamura imyenda yari yambaye. Witegereze ureba akantu ku kandi, akomeza kuzamura umusaza uri ahangaha, nta mpuhwe na nkeya, nta n'ikinyabupfura afite, kuko ntabwo watinyuka kuza gufata umwana wawe ku ngufu byoroshye. Barakwereka arimo arazamura, hari akaboko katurutse munsi y'igitanda, ni akaboko gasa n'umweru, karangije karaza. Umusaza atarazamura umwenda wose atarawumaramo, kahise gafata yajipo karayikurura, ndetse umusaza arikanga ahangaha. Christella nawe yahise yikanga ahita akanguka, yari aryamye. Uyu musaza aravuga ati niki kiri kujya mbere, kandi niwe uzi ibyo yari ari gukora, niwe uzi ibyo byari bimuzanye. Arikanga areba hirya no hino aravuga ati se ahangaha bigenze bite, niki kibaye? Ndetse Christella ntabwo yamenye ibiri kujya mbere wiwe, yaragize ngo wenda ari kurota, arakomeza ariryamira. Uyu musaza nta kindi yakoze, arangije avuga ati rwose niki kintu gise kigarura ijipo. Christella yari yegutse arongera ariryamira, arakomeza arisinzirira rwose. Uyu musaza akomeza kureba hirya no hino, akaboko gaturutse munsi y'igitanda. Muzehe yaje kurunguruka munsi y'igitanda. Nakubwiye ngo hari ibisaza biba bigira irari, ku buryo umusaza yitora akarurikira umukobwa we, umwana we yibyariye, akagira ishyari ko irari ryiwe. Uri kumva nyine ibintu byageze aho bikomeye. Wa musaza yaje kureba munsi y'igitanda, ni igiki mbonye ubundi? Arebyemo mo imbere nta kintu ari kubona, ararunguruka hirya. Witegereze ndetse uko yakarungurutsemo twe twaramubonye urimo, hari umuntu uryamyemo, ndetse umuntu usa n'umweru hose, umubiri we wose arasa n'umweru, ndetse muzehe atagize icyo abona. Wa wundi arangije arahindukira arareba, muzehe ntiyamubonaga, asa n'ijoro uri ahangaha ntabwo agaragara. Muzehe amaze kugenda atamubonye ahita ahindukira nawe aramureba, aravuga ati ntabwo wabikora ibyo wakoze birahagije, ubu sinshaka kongera gutuma ukora irindi kosa. Wa muntu uri munsi y'igitanda niko yamubwiye ati ntabwo nakwemera ukora andi makosa, ayo wakoze arahagije, nta rindi nakwemera ukora. Ndetse muzehe ahangaha arangije areguka, we nta kintu abonye, ahita agaruka nanone hejuru ku buriri, aho wa mwana we w'umukobwa aryamye. Christella niwe mwana wenyine yari afite, ariko nyuma y'uko mama wa Christella amaze gupfa, ubwo ni umugore nyine w'uno musaza amaze kwitaba Imana, uyu musaza yatangiye kujya agira irari, agashaka nyine kuryimarira kuri uyu mukobwa we. Akomeza kuza kumureba, akareba ibibero by'umwana we, akamwitegereza ahantu hose, akomeza amureba. Christella none hagiye hashize akanya arakanguka, mu kanya yaragize ngo ari kurota agira ngo ni ibiri kumubaho, ahita yongera arisinzirira. Ariko muri aka kanya yahise akanguka. Sasa reka akanguke asange papa we muri iki cyumba, kandi ntabwo bikunze kubaho, ntabwo akunze kujya haza. Christella yegutse yananiwe, yiviriye mu bitotsi, yari ari no mu nzozi. Yahise abona papa we arikanga, yahise amubona ahangaha arikanga. Uyu musaza arangije aravuga ati mwana wanjye humura rwose, humura nta kibazo. Kandi uyu musaza twamubonaga ibyo yashakaga gukora. Uyu Christella arangije aravuga ati papa waje ahangaha mu cyumba kugira gute? Iki cyumba wakijemo kugira gute? Ahangaha kubizi kutajya uhaza, byagenze gute kugira ngo uzangaha? Ndetse Christella asa nkaho nawe yakekaga ko papa ashobora kuba ari umunyamabi, ashobora kuba nawe akora amabi. Papa arangije aravuga ati mwana wanjye rero narinje kureba uko umeze, nari nakomeje kumva nyine utari kuvuga, narinje kugukangura ngo ujye handi twari twumvikanye kuri buze kujya. Rero nta kindi kibazo rwose mwana wanjye, kandi niba wari ugisinzira ukomeze usinzire neza nta kibazo. Gusa uyu musaza akora ikosa arakuzaza ikimugenza, umutima wuze ukuri. Arangije aravuga ati mwana wanjye rero ubwo isi ukanguka nta kibazo, gira vuba uze ugende ku isoko ujye kuzana biriya bintu ndabishaka byihutirwa. Mbese muri make mbere yuko Christella aryama, hari ibyo bari bapanze yuko ari buze kujya kugura ku isoko, nyine yari buze kumutumayo. Rero yitwaje ko yaraje kumukangura, ariko si umuntu aza gukangura umwana mw'ubu buryo agatangira akora ku bibero bye. Ibyo bintu no kumukangura bihuriye hehe? Ndetse Christella arangije aravuga ati rero papa genda rero mpindura imyenda yanjye, sohoka mwanga mpindura imyenda yanjye, ubu nze ngeyo, nta kibazo we bugiye busosanga. Ndetse papa warangije aravuga ati okay nta kibazo, akomeza kugenda. Ariko nanone nubwo ari kugenda, amaso yiwe hari ahantu ari kureba atari kuyakura, amaso ye hari ahantu hamwe yayarebesheje, ntabwo ari kuyahindura, ayakomeje kuyarebeshaho.
arangije arasohoka aragenda. Gusa Christelle nawe arabikese, ahise atekereza ibintu yari ari kurota, arabitekereje ahita bihuza n'ibyo asanze aha ngaha, ahita akeka ibintu nawe arabiketse. Papa we nawe ntabwo yamwizeraga. Ibyo byarabaye ndetse Christelle afite ubwoba arakangutse asanga umugabo mu cyumba cye, kandi papa we urabizi, papa we twamwiboneye natwe. Arangije akomeza kumwitegereza ariko abona umusaza bisa nkaho hari ikintu ahishe, kuko buriya umuntu bitewe n'ukuntu ari kugusubiza, bitewe n'uburyo uri kumubazamo akagusubiza kiriya gihe, uhita ubona ko hari umuntu uri kubeshya. buriya umuntu uri kubeshya arigaragaza, aba ari kudidimanga. Ariko nanone Christelle ntabwo yigeze abyitaho, yaraje aha ngaha atangira nyine gushaka buryo ki yakwitegura akajya aho ngaho yari yumvikanye na papa we ko ari buze kujya. Arabanza kurema ino myenda kugira ngo rero ahindure ubundi abone kugenda. Sasa witegereze, wa musaza ageze aha ngaha nkaho yagafunze urugi ngo agende, umwana we yarasize amwiyamye amubwiye ati papa ngaho rero genda mpindura imyenda. Muzehe ntabwo yafunze ngo agende. Sasa witegereze, ntabwo yigeze ajya kure, ahubwo yaraje asa n'uwegekaho. Arangije ariko ari kwegeka adashaka, n'ubundi agiye atabishaka, kuko ibyari bimuzanye ntabwo yari abikoze. Ibintu yari yagambiriye, imigambi ye izipfa, ntabwo ibashije kuba yagerwaho. Arimo aragenda ariko nanone aravuga ati ariko se nanone Christelle ko agiye kwambara nkaba ngiye he ubundi? Wahita amufatirana agiye kwambara nyagasani, umusaza urangane bari gutekereza iki? Ati wahita amufatirana agiye kwambara, ko iyo agiye kwambara n'ubundi aba yakuyemo imyenda. Hoho ndizera ko bitangora, ntabwo byangora habe na gatoya. Reka rero nestinga ubundi ndeye kiri kujya mbere. Ariko se nanone wabyihora se nkaza kubikora? Afite imiti mibiri nawe, umwe uranyura avuga ati apu reba sha genda urunguruke nta kibazo. Umutima umwe uramubwiye ati byihorere, undi nawe urangije uramubwira ati ariko warungurusa urabiki ko ntacyo uri buze kubarunguruka. Nanone arangije uravuga ati ariko se reka mwihorere, abanza agenda ajyaho twanamutumye, niyaza kuvayo ndamufatira. Ntariko afite ikibero cyiza mana yanjye we. Atuzi kuriya mwana nta nahuriye na mama we, ntaho bahuriye. Mama we akiriho rwose ntago bari kunganya, ntago byari gushoboka. Atariko se nanone ubu bushyuhe mfite nabwo. Umusaza uranga ari kwibaza ibibazo bidafite ishingiro, ndetse ari kwibaza ibibazo byinshi bitabarika, kandi nabyo atapfa kubonera igisubizo gutyo gusa. Uyu musaza yabuze imbaraga zamukura aha ngaha, yakomeje kugenda akagenda akagaruka. Aravuga ati ariko nanone reka nze ndunguruka ubundi ndebe, wenda ndebe n'ukuntu aba ateye iyo yambaye ubusa. Ariko se nta muntu wambonara, babaga muri ino nzu bonyine. Ariko buri umuntu ugiye gukora ibyaha abatekereza ko hafi aho ngaho haba hari umuntu uri kumubona. Wa musaza n'umutima muke rwose, n'umusaza utagira umuco w'aho ngaho gutyo gusa. Umutima waramwoheje aza kurunguruka umwana we. Uyu musaza ibi bintu koko agambira ari kubona azabigeraho. Yaje kurunguruka, n'urusaza rukuze ariko nanone rudafite umuco, rudafite discipline. Arangije aza kurunguruka akareba, akavuga ati yewe we, mbega umukobwa ufite ikibero, mbega umukobwa uteye neza. Ndetse ahangaha byose yari ari gutekereza, ntabwo wapfa kumenya ko ari umukobwa we. Nyine uyu musaza yamwitwaragaho nk'aho atari umukobwa we. Amureba yambaye ubusa, urabizi nyine iri mu cyumbi wawe wambara uko ubonye, nyine uko uburyo cyo buri kwambara uba wambaye uko wavuse. Rimwe na rimwe nk'iyo uvuye koga, kuko ntabwo wava koga wambaye imyenda. Uyu nguyu aramwitegereza ati yewe we, umusaza uranga rwose nakasa mutwe, arenza abandi basaza bose. Uyu nawe rwose arambara neza ku mutuzo, ntacyo bimubwiye, ari kwitunganya, ari yambara imyenda yiwe neza nta ribi. Icyo atazi ni uko hafi aho ngaho hari uhari ariko mureba. Arangije aravuga ati sha ngomba kubikora, byakwanga byakunda. Umunsi umwe ubwo buryohe bwawe nanjye ngomba kuzabufataho. Uyu musaza nyine yari kuvuga amagambo anateye isoni utapfa kuvuga mu bantu. Aravuga ati ngomba kuzagufataho nanjye nkagusamuraho. Ati uretse aho gato yambe nkwibikiye, yegekaho. Gusa nyine aramubonye wese, abonye imyanya y'ibanga ye byose yabibonye. Arangije akingaho, aravuga ati yewe we, kumbe ni kuri ameze. Najyaga mureba yambaye imyenda, nkamureba agenda, nkumva nyine ntangiye gucira amazi, nkumva ntangiye kumira amazi. Ariko kuri aka kanya noneho ndamwiboneye we, mana we, mbega umukobwa mwiza uteye neza. Ati nabonye numva wagira ngo turaryamanye. Umusaza uranga afite irari ryaramurenze, ryaramusagutse. Arangije aragenda aravuga ati ariko niyo yayo, ntabwo ugomba kuncika, wabyanga wabyemera. Niba bitabaye n'ubu ngubu ntugende wigize nkaho nyine bitazaba, uko ndabizi ngiye bizaba. Ibyo byose byarabaye.
barakwereka Christelle ari ahangaha rwose amaze kwitegura agomba kujya aho bavuganye, ndetse yambaye byose yasoje, asohotse ahangaha arimo arigendera, ahita ahura na papa w'ahangaha arangije ati wasoje se Christelle, wasoje kwambara? Ati cyane rwose. Ati none se n'umumotari uri buze kukujyana wamuhamagaye? Ati wapi papa, ndaza guca hariya ku kiraro, ntabwo ari ngombwa ko nza kugenda n'umumotari, ndaza kugenda. Umusaza kandi nako ari kumukoraho, niko ari kumukorakora mwitegereza. Ati ndaca hariya ku kiraro ngende n'amaguru, ntabwo ndi buze kurindira kujya gutega moto, ayo mafaranga ntiyaboneka. Ati none se amafaranga yabuze gute? Kandi amafaranga nayaguharika, amafaranga ndayafite nyine papa, ngaho yantempe cyangwa unegere. Ugereranyije ati none se kuri kuvuga mfata ndekura, reka ngende. Christelle bisa nkaho nawe uburyo kiyamubonagamo yabonaga kuno musaza koko yatangiye kugenda ahinduka, nawe imico yiwe atangiye kugenda ayishyira ahagaragara. Arangije aravuga ati oya, nanone reka ngende, gusa reka ngende n'amaguru, ndabizi neza ndaza kuhagera. Umusaza amukurikiza amaso aravuga ati sha nayo wigira, rega nayo wigira, ngomba kuzagusamuraho nkakureba byose. Nyine agakomeza yitegereza, ndetse Christelle ahangaha yari yambaye akamini. Umusaza yarangaye, ushobora no kugenda ukagira ngo ni impumyi, wamucisha akantu imbere ntakabone bitewe n'uwo ari kureba n'uwo yarangariye. Christelle nuko yagiye nyine mu isoko nkuko yari yabyumvikanyeho na papa we. Ibyo byose byarabaye, warakomeza arigendera. Gusa umusaza usigaye hariya asigaye atameze neza, asigaye hari ukundi kuntu ari kumutekereza, ndetse Christelle ageze ahangaha arimo aragenda, arangije aravuga ati mama ndagukumbuye cyane. Disanga hari ifoto ya mama we, nubwo yitabye Imana ariko ntabwo byakuragaho ko baburaga kumwibuka. Ageze ahangaha hari ifoto ye, aravuga ati mama ndagukumbuye, ndikumva yaba twari turi kumwe, ndikumva nkumbuye kuba naba ndi kumwe nawe, nkumbuye kukubona cyane. Atari ko nizere ko ahantu herereye aho uri nawe umeze neza, kandi natwe tuzirikana. Ujye wibuka ko ndi umwana wawe, kandi ujye wibuka ko natwe duhora tukuzirikana. Wibuke ibihe byiza bagiranye. Buriya nta kintu kibabaza cyane nko kubura uwo wakundaga, nko kubura umubyeyi wawe, nabyo biraryana. Ndetse ariko ni rwo rugendo n'ubundi muri isi, niko biba bigomba kugenda, nta warusimbuka n'ubundi. Nawe isaha n'isaha buri wese aba afite igihe cyo azagenderaho, ariko nanone bikababaza, nta kundi twabigenza. Arangije aravuga ati mama rwose ndagukumbuye cyane, kandi ndakunezerwa cyane iteka iyo mbonye ifoto yawe, mba numva nakifuje kuba ndi kumwe nawe, ndi kuganira nawe ukambwira ya magambo meza bajyaga umbwira. Arangije aragenda akomeza kwigira ku isoko aho yaragiye. Ibyo byose byarabaye, witegereze. Gusa umusaza basigaranye sha ntago ari shyashya. Uriya musaza ibyo tuzaba tubireba, uze gukomeza uyirebe uyirangize, ndabizi neza kuri buze kuyikunda. Ni filimi iryoshye kandi irimo n'inyigisho nyinshi, ndabizi buri wese yabashije kuyireba, ntago uri buze kwicuza impamvu wayirebye, kuko uraza kuyisoza n'ubundi hari ikintu wigiyemo, kandi uri buze kubonamo byinshi bitangaza utari uzi ko byabaho. Ahangaha Christelle arimo aragenda, ageze ku kiraro arimo aritambukira rwose, ariko nanone abafite utubazo twinshi. Urabizi abana b'urubyiruko baba batekereza byinshi kuri ejo hazaza habo, ibyo bagenda bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. ndetse aha ngaha ababyeyi mube hafi aha ngaha mujye mureberaho izi filime, mujye muzigiraho, mugire ikintu mwigiraho, ntitukarebe filime ngo tuyirangize nta kintu yikuyemo, kuko buriya niyo mpamvu tuba twanayizanye. Biba ari ingenzi yuko ugira ikintu wigiramo. Ndetse aha ngaha Christelle arimo aragenda, yagize aha ngaha atekerejeho, nanone yumva hari ikintu yibagiwe. Yumvise hari akantu yibagiwe, arahagarara, witegereza ureba akantu ku kandi, aravuga ati ariko se nanone ko naba nibagiwe amafaranga sasa yo kujya guhaha, ese yahahisha iki aramutse agiye nta mafaranga afite? Kandi nanone byatewe byose na stress uriya musaza yamuteye, uriya papa we yakomeje kumustressa cyane, bimuteye guhagarara aha ngaha. Aravuga ati reka ndebe neza, Imana imfashe simbe nyibagiwe, ubwo ndamutse sanze nyibagiwe ubuse nasubirayo byagenda gute? Arangije ahita abanza gukuramo agasokoza, arabanza aranireba. Urabizi abantu b'abakobwa no kwireba rwarahize, arabanza arireba, n'amafaranga yaragiye kureba nta kiyarebye, akomeza kubanza kwireba, se ibirungo byagiyeho neza, aka makeup nikubiseho byose biragenda neza, ariko ari kwireba
witegereze ari kwireba, hari undi muntu yabonye inyuma ye. Ese uyu ninde? Yitegereje neza, papa we yamukurikiranye. Yagize ubwoba, atangira gutitira, ikirori yari afite gitangira gutitira, agira mu ubwoba. Papa we yamukurikiranye, arangije aramuhindukiza, aravuga ati umva mwana wanjye, ndeba ahangaha, numvise rwose utarinda ugera kure. Yari akiri kwireba ngo arebe yuko n'amafaranga yayazanye, ariko birangiye umusaza yamukurikiranye ni papa we. Bakomeje kurwanira ahangaha ku kiraro, kandi hejuru bari hejuru y'uruzi, munsi harimo uruzi. Uko bagakomeje gukirana barwana, uruzi baramanutse bikubita mu mazi mo hasi. Ndetse witegereze umusaza urangana akubwiye ati ntashobotse, ntanashoboye. Ndetse bari mu ruzi hanga bakomeje kugundagurana, bakomeza guhanganira mu mazi. Umwana na se, papa warimo aragenda amufata, atangira kumukuramo imyenda, nawe agataka. Wibuke bari mu mazi, barajya gutaka nyine, uri kumva arajya gutaka, umwuka ugahuha amazi, ahubwo amazi akaba ari yazamuka. Ntabwo wabona uko uvugira mu mazi, n'ibintu bidashoboka. Barangije batangira koga, buri wese ahunga nyine. Unuze ari koga ahunga, papa we nawe amuri inyuma yamugeretse. Bose bari kogera mu mazi, bacubiyemo hasi. Ndetse yaragiye kwihahira, ariko ndebere nawe bise bimubaho. Papa we yatangiye kumufata, akamufata amukuramo umwenda w'imbere. Umusaza uranga yakamejeje. Ese Kristera araza kumucika? Biraza kugenda gute? Biri buze kurangira gute? Ariko nawe witegereze urebe. Ndetse baroze bogeramo hasi, bamaze kogeramo hasi bazamuka hejuru, baza hejuru nyine, bari bacubiyemo hasi. Umusaza ari kurwana amukuramo imyenda. Iyo hasi yari amaze kuyikuramo ijipo yari yambaye, yayikuyemo, asigaye yambaye aka we, yambaye ikariso gusa. Ndetse aranje nta kindi yakoze, yaramufasha amukuramo n'agashati. Umusaza uraya yakamejeje, wagira ngo si umukobwa we, wagira ngo rwose ni umukobwa w'ahandi, wagira ngo si umukobwa we. Baragundaguranye imbaraga, ariko muzehe yitwaje ngo ni umuntu mukuru se mukuru udafite ikinyabupfura. Arabanza amwambura n'indi myenda yijugunya ku nkombe, kugira ngo nayo itaza kumubangamira. Tayari uyu mukobwa abonye nta kindi cyo gukora afite, yabonye nta kindi gisubizo afite. Arangije aramwemerera kuramo ishati, kugira ngo wenda n'umusaza niyasigarana ishati ahite yirukanka nyine, we agende nta kintu ari kwirukankana. Ariko nanone umusaza urasha, nababwiye koko aba basaza niba bariho pe bigaye nabo, kuko ibintu bakora ntago ari ibintu byiza. Aho bari hose bigaye, ntago ari ibintu bikwiriye umuntu w'umupapa. Noneho ko umwana we kw'iki kigero, kandi ibi bintu nta nubwo biba binemewe, n'ubundi bihanwa n'amategeko. Nta hantu na hamwe gufata ku ngufu wabona byemewe, habe na hamwe, nta leta n'imwe ibyemera. Ndetse ahangaha yarongera aramufata mutura mu mazi mo hasi. Uri kumva yarimo arwana no kumujya hejuru, ahita amufata mutura mu mazi mo hasi. Ndetse arangije arwana no kweguka, arwana no kuvamo. Arangije amuca akaberiho gato, yagenda yirukanka. Ariko kwirukanka muzehe nawe yakaniye, arakomeza aramufata, aramubwira ati ntawe uri buncikire, ati ntawe uri buncikire. Yamufashe akaguru, yamufatiyemo mu mazi mo hasi. Yagerageza kwirukanka, umuzehe nawe agakurura akaguru. Buri kimwe cyose agerageje gukora agasanga muzehe yamwitambise. Imyenda yose yari yambaye, mu ndebere namwe, yari yambaye neza kare, yiteye make-up, byose bimeze neza. Ariko kuri inshuro ndebere imyenda asigaranye yambaye, muyo yari yambaye yose nta nimwe isigaye. Muzehe yanze no kunanirwa, nta no kunanirwa habe na gatoya. Uyu nta kindi yakoze. Kristera yacunze kuntu amuca akabere, ahita amukubita umugeri. Muzehe agwa mu mazi. Kristera atangira no kurwana no kwirukanka, areba buryo ki yakoresha gahunga. Arirukanka, ariko sinzi niba biri buze kurangira amahoro. Akomeza kwirukanka, muzehe nawe avuga ati hagarara mwana wanjye, hagarara. Tekereza ko akiri no kumwita ngo mwana we, ati hagarara. Nacikwa nyine akavuga ngo sheri, ariko n'undi tekereza niba ari kubwira ngo sheri we, ati nako umwana bati ngwino tugire, ubwo nawe urabyumva. Yataye ikuzo, n'ubundi byarangiye. Niyo yamureka ubu ngubu, sinzi ko byarangira neza, nawe ikimwaro yazakigumana ibihe byose. Muzehe ariko ntiyanarekeye, yakomeje kumwirukaho. Bavuye mu mazi, batangiriye ku kiraro bagwa mu mazi. None amazi nayo bayavuyemo, batangiye kwirukanka ishyamba, batangiye kwirukanka mu ishyamba ryose. Muzehe amuri inyuma, Kristera nawe kibuno mpa amaguru agenda. Nabwo urabizi nyine kwirukanka ufite n'ubwoba, kandi nanone uwo muri kwirukanka nawe akuri inyuma afite n'ibibaraga byinshi kukurusha. Uri kumva n'ibibazo bisa. Bakomeje kwirukanka mu ishyamba ryose, agenda areba inyuma, agenda ahindukira, kandi wari guhindukirira nawe, ariko nawe muri hafi. Kristera yagize ubwoba, ari kuvuga turi rusaza ni rwamfata. Sinzi none uko biri buze gukurikira, nubwo ari se, ariko nanone se ntago byamubuzaga gushaka kuba yamufata ku ngufu. Umuzehe nawe yaje ati hagarara,
ati hagarara, aramuhamagara. Ariko uriya mukobwa nyine uri kumva buri umuntu uri mu bibazo, niyo utari uzi kwirukanka iyo ugeze mu bibazo bigusaba kwirukanka, muri ako kanya uhita ubimenye, ntabwo umenya aho imbaraga uzikuye, wowe gusa ubona uri kubikora. tuvuye hariya twagarutse ahangaha hari umugabo wibereye ku kimashini, hari umugabo uri kwikorera rwose akazi kiwe ku munsi, arimo arakora umuhanda. Ahangaha n'ahantu barimo bakora umuhanda mu ishyamba, hari ukuntu nyine bafata nk'ishyamba bakajya gushakamo umuhanda. ari aho ngaho hari uwaje yirukanka, Christella niho yaje yerekeza, aravuga ati wenda ndebe ko hari uwantabara, wenda buriya kuko bari mu ishyamba yabonaga nta wamufasha. ariko ahangaha mu muhanda yageze ahantu hari abantu, ari yizeye ko yabona ubufasha, kandi yitegereje neza abona muzehe asa n'uwari umwanikiriye aho yari amusizeho intambwe, ahita ajya muri iki kimashini nyine, muri iki kintu bayoza ibintu ze, ibitaka mu kimashini. aravuga ati reka nishime ahangaha, reka nitsimbe ahangaha, wenda muzehe ntabwo ari buze kumbona. n'ubundi yabonaga byarangiye muzehe atari buze kumworohera, ari buze kumumerera nabi. yafashe umwanzuro wo kuza kwiryamira nyiri ikimashini we ntabwo azi ibiri kujya mbere. hari uwo barimo baganira, avuga ati umva nawe uhita ukomereza aho ngaho nta kibazo. nyine muri make arimo amubwira ati mu mwanya nkudepanse, hanyuma rero mbanze njye gukora hari imbere. arangije aravuga ati oke nta kibazo, uyu we ntabwo aramenya ibijya mbere. kumbe muri kiriya kimashini hari uwinjiyemo mu gihe nyiri kugikoresha yari yarangaye, hari uwagezemo. uyu yatangiye kuzamura kiriya kinwa cy'imashini kandi arakizamura hejuru. undebere nyiri ibibazo ukuntu imbwa zimwonera. amaze kukizamura, Christella niho ari. witegereze uyu mugabo yitegereje neza, ariko se hari ahantu nta kintu kirimo ra. akomeza kureba nawe uko arebesha amaso, akomeza kukizamura. gusa nawe amahirwe yiwe nuko batigeze bakigura, hari ukuntu bakigorora kigiye nko kumena imyanda. nawe bari yari gushiduka bamumennye hasi, kandi iyo bamumena hasi papa we nawe yari guhita hagera akaba aramubonye, akababoneyeho nyine aho gukomerezaho. baramuzamura, aravuga ati Imana imfashije nta kibazo, akanzamura akangeza hejuru ku buryo papa ari buze kuhagera ntambone. kandi yitegereje neza ateze amatwi, yumva papa we aracyari mu ishyamba, ari kuza amuhamagara amushakisha, yamubuze. we yahise amukwepa nyine araza mwishira. ahangaha umugabo yakomeje kuzamura ikimashini, ntabwo azi ngo harimo umuntu, kandi twe twabibonye hari umuntu wishemo, hari umuntu ukeneye ubufasha wishemo. bari bagiye gufata ku ngufu. ni Christella wacu turabizi, twabibonye. ndetse iyo yazamuye ikimashini kigeze hejuru, yitegereje hirya mu kimashini, ariko se nta muntu ndi kubona hariya nta muntu urimo ndi kureba mora. ari kubyibaza, ariko twe turabizi ko harimo umuntu. yitegereje neza yasanzemo Christella, aramwibonera. ese ari buze kumuraburiza cyangwa aramwihorera? arakora iki nawe? reka twitegereze turebe akantu ku kandi, ndetse nuko tuyitangiye igice cya kabiri. niba utararebye igice cya mbere rwose uri mu gihombo. uyu musaza arangije aravuga ati umva mugabo, reka nkubaze, nta mukobwa uguciyeho? ni umukobwa wari wambaye rwose utwenda tugufi cyane, utwenda tutamufashe, yari yambaye agasengeri amubwira buryo ki yari yambayemo. aravuga ati ntawe uciye ahangaha ko yaje yirukanka agana muri zino nzira, namutegereje umwanya munini, ndetse hari ibintu bidakwiye yari akoze, biba ngombwa ko nza mwirukankanye. rero ndangira niba wamubonye nanaguhemba, buriya nanaguha n'ibihembo, naguha n'igihembo nta kibazo. uyu mugabo arangije avuga ati umukobwa, dore nguriya muhariya nyagasare. ndebera nawe umugabo urangaha nta n'impuhwe yagize, nta nubwo yigeze yumva ikibazo cy'umukobwa yamubwiye. yaravuze ati umukobwa se ugira ngo arimo muri kino kintu cy'imashini, reka nze ndaje mukwereke, reka nze ndaje nkimanure, nta n'ikindi yakoze. Christella baramutanze, abaye iwande noneho. kandi uyu musaza nubwo ari papa we, twabonye nta muhamusigiye. muzehe arebye hejuru aravuga ati ubwo rero wibwiye ngo wacitse. rero ubwo rero mumanure hasi mujyane, nawe ibihembo byawe urabibona nta kibazo. nta kindi yakoze uriya nyine uriya utwara kiriya kimashini, nawe se arakimanura nyine. Christella barangije kumutanga, bamubwiye ko bari buze kumuha ibihembo, ahise yibwiriza fast, aravuga ati umukobwa ari mwahangaha. none aramumutanze, nta n'impuhwe wamugiriye. ese uyu muwe aramubaniye? abonye umuntu ari mu byago, amusaba ubufasha, aramubwira ati ndakwinginze fasha. none ubu se wavuga ko amubaniye? reka dukomeze twirebere. ese Christella ibyo biraza kurangira gute? papa we ko yakiyemeje, ko twabonye papa atanava ku izima, twabonye ikintu yiyemeje aragikora, we yaza kunze. uretse ubundi wamuka n'umuntu watekereje gufata umwana we yibyariye ku ngufu, agashaka kumufata ku ngufu, kandi ari umwana we yabyaye. ahangaha byose byabaye nyuma y'uko mama wa Christella amaze gupfa. uyu musaza rero yagiraga irari, akumva nyine yaryimarira ku mwana we, akumva niwe yabimufashamo.
arangije avuga tumva Christella haguruka vuba vuba tugende, kabanje ibyo ngibyo haguruka tugende, ahangaha ntago ari iwanyu nawe urabizi, gira vuba vuba ngwino tugende. Aramuhagurusa, uko yakamuhagurukije Christella nawe ntacyo yari kurenzaho, ni papa we yanze kwirirwa ataka cyane ngo usange yagiye kuzamura ibintu by'agasaku. Arituriza umusaza ukuntu yamubwiraga neza se ati mwana wanjye humura nta kibi kiri buze kukubaho, biriya bisambo byagiye. Uyu musaza atangiye kubeshya ngo yaranimo ahunga ibisambo barushimusi. Aravuga ati humura rwose nta kibazo, uri kumwe na papa wawe kandi ndaza kukwitaho, ndaza kukumenya, ndaza kugufasha. Uriya mugabo yaramugambaniye, yaramutamaza, ndetse yagiye avuga ati uri umugome wanze kumfasha, nagusabye ubufasha urabunyima, nawe uri umugome. Yagiye abwira kandi koko uriya mugabo aramuraburije. Umuntu yakubwiye ko ari mu bibazo, umuntu yakubwiye ko arembejwe kandi nawe ubibona koko ko arembejwe, warangiza ukamuraburiza ku iki kigero ngo yigeze amugirira neza habe na gatoya. Uyananije batumva ariko tugende, reka kwiteza abantu, reka kunteza abantu nawe rega ubiteza, bariya n'ubundi ntacyo bakongeraho, reka tugende. Ibyo byose byarabaye, muzehe aramujyanye atahanye umukobwa we kandi nanone ibyo agiye kumukoresha nabyo turabizi. Tayari twagarutse mu rugo, baratashye bagaruka mu rugo, baje ahangaha no Christella ari kurira. Muzehe nawe yaje yishimye avuga ati umva ariko se kubera icyo utari kwishima kandi nanjye ubona nishimye, umva wowe kuri uyu munsi ni jyewe nawe, nta mpamvu nimwe yagakwiye kukubabaza, rega basi ishime bwarimwe wirira, uri kumwe na papa wawe kandi ndagukunda urabizi mwana wanjye, rero nta mpamvu nimwe yatumurira. Ati yewe we, uyu musaza rero yamureba ku mubiri we, urabizi ntabwo yambaye, ubu ngubu se wavuga ko yamureba ku mubiri we. Umusaza urangahira riri gahaguruka akavuga ati byibuze pe ubundi nijye wabyaye, nta nubwo wanakwishimiye ko nakubyaye, nkakubyara uri umukobwa mwiza ku buryo nanjye byageraho numva ashaka kuba nakugira ikintu nkorana nawe, ibyo bintu wagakwiye kubyishimira. Ati kari jyewe ndi papa wawe, rega nta n'ikibi nagutera, buriya nta n'ikibi nagutwara, ahubwo wowe ushaka wakwemera ugatuza ukisanzura kuri papa wawe no kuryama tukaryama, rega na kera wese ukiri akana wararega iruhande rwanjye, rero nta mpamvu nimwe yakubuza kurana nanjye n'ubu ngubu, hindukira ahangaha nkwereke nyagasani. Umusaza agenda amusatira, Christella ntabyo ari gushaka. Uyu musaza akavuga ati yewe gwe, mbega amaboko anyerera neza, ati ufite umubiri rwose nkunda, ufite umubiri ujya kumera nk'uwa mama wawe nawe namukundaga kandi namukundiraga iki ngiki, ahubwo reka nkwereke utuntu twikorera. Uyu musaza akomeza amufata. Christella avuga ati ariko wanditse papa ndeka njyenyine, ibi bintu uri gushaka kunkorera ntabwo ari byo, ntabwo bigukwiriye rwose nk'umuntu w'umubyeyi. Ati umubyeyi si uri umwana wanjye, hari ikibazo. Ati ngaho nyine nawe utekereza nawe ku mwana wawe. Uyu aravuga ati rega ibyo byari ibya kera n'iby'imyemerere ya kera, kandi nagira ngo nkubwire ko twebwe ntacyo byagutwara, urangiye hari n'imigisha naguha, rega genda umubyeyi wawe hari uburyo ki naguhamo n'umugisha, wasanga ndimo ushaka no kuguhamo umugisha mw'ubu buryo. arangije amusatira, kandi uko amusatira ariko agenda amwegera. Wibuke Christella ntabwo yambaye imyenda, umusaza agenda amwagera, ni papa we, kandi uko amwegera Christella nawe ariko ataka ariko arira. Aravuga ati umva nyegera rwose nta kibazo nyegera. Arangije atamufata amutura ku buriri. Ubwo nawe urabyumva, umusaza uranga yakameje nta gusubira inyuma, ndetse Christella akomeza kuvuga ati papa wikora ibi bintu uri gukora ntabwo ari byo, ntabwo bigukwiriye, have byihorere. Ariko umusaza nawe yakameje akavuga ati mbireka gute. Atangira gufungura lisani, ari nako afungura umukandara. Witegereza ubwo nawe byari bigiye gukurikira, urabyumva. Umusaza arangije apfukama ku buriri, kandi nibwo n'umukobwa wariho, ndetse Christella avuga ati papa ndeka njyenyine. Batangiye kugundagurana. Uko bagundagurana, umusaza nawe avuga ati basi nsoma bwarimwe, ndakwinginze soma rega. Akiri aho muzehe hari abamugezeho, kumbi wa musore wamugambaniye yavuze ati umva ari hariya mu mashini, genda umufate. Nawe yahise agaruka, nawe ntabwo byarangiriye aho ngaho, yakomeje aramukurikirana. Ahari Christella yabatabawe. Uyu musaza arangije avuga ati muri bande mwebwe mushanga kugira gute? Uyu musore aravuga ati rero uyu musaza yaragiye gufata uriya mukobwa ku ngufu, niyo mpamvu nabahamagaye, ahubwo icyaba kizima kandi kinahari nuko mwafata mwembi mugahita mumufata uyu musaza mukagenda mukamufunga, kuko imico yiwe ihabanye rwose niyo yagakwiriye kuba afite. Uyu nguyu rwose ni babandi usanga bafata abana b'abakobwa ku ngufu, babandi usanga batera amada atateganijwe, barangiza bakihakana abo bana b'abakobwa. Rero nimumufate mujye kumufunga. Christella byose abireba.
uyu musore arangije aravuga ati igihe mwamaraga kugenda nahise mbakurikirana nanjye, reka turebe ninde wabimubwiye byaje kugenda gute. Yararanga mu mashini yahise asohokana abaza kureba, ariko se niki kiri kujya mbere hariya? Uriya musaza ujyanye uriya mukobwa kuriya wa mugani ntiwasanga muraburije. Arangije ahindukiye ahanga witegereze, hari uwo yahise abona, hari uwaje aramubonekera. Arangije aravuga ati ibyo bintu wakoze ntago ari byo, ntago ari byo ibyo bintu wakoze, genda vuba vuba, uriya mukobwa ari mu byago. Uyu kandi arikanga, uyu arikanga ati uriya mukobwa uramutanze kandi ibigiye kumubaho nawe uraba wabigizemo uruhare, genda uhamagare polisi ugende umutabarize, uriya mukobwa ari mu byago agiye gufatwa ku ngufu. Uyu ninde wabimubwiye? Ni uwaje aramubonekera arangije arabimubwira. Uyu arangije aravuga ati ese ninde uri bugiye kumufata ku ngufu kandi ngo ari papa we? Papa we uri kuva yakora ibyo bintu, uri kuva nyine ni umuco ahantu hose, ntago kuba umubyeyi yaryamana n'umukobwa we ari umubyeyi w'umupapa ntago byemewe kuba yaryamana nawe, ndetse ni n'amahano, ni ibintu bitemewe. Usibye no kuba bitemewe ni n'amahano, birakabije cyane cyane mu mico igiye itandukanye, ntago ari ibintu bikunze kubaho cyane. Uyu arangije aravuga ati rero njyewe nabonye ari papa we, nta kindi kintu nari bubikoreho, namumuhaye kuko yari papa we, nari kumwima umwana we ndi gushaka iki? Ubwo nyine bagende bimenye bashaka uburyo kibe babikiranurana. Uyu aravuga ati wapi, nagaruka ko wari ukwiye kubikora aho ngaho wabereye. Iyo umuntu ukoresha ubutabera ntago abikora gutyo, gira vuba vuba nga wihute ugende utabaze polisi, kandi uriya mukobwa ntihagira ikimubaho, umenye ko nawe uba wabigizemo uruhare. Ariko nanone niyatabarwa nawe umenye ko uba wabigizemo uruhare nabyo, ubwo uzahemberwa kimwe muri ibyo, ari ukujya kumutabara ukazahemberwa nyine ko watabaye umuntu ukeneye ubufasha bwawe, hari no kutajya kumutabara ukazahemberwa ko wagambanye wahishiriye icyaha. ubwo uri kumva aho ngaho nyine uhembwa kunengwa, nicyo gihembo ubona. Ndetse uyu aravuga ati genda uriya mukobwa, uriya musaza agiye kumufata ku ngufu, agiye kumusambanya, koresha buryo ki wakwihutisha kandi ukora ibintu byihuse, uriya mukobwa abona ubutabera. Uyu aravuga ati none iwabo simpazi, nta hantu sinamenya naho barenganye, none uri kumva ndibuze kubibwirwa n'icyo barenganye. Ndetse wa muntu wamubonekera amubwira ati wowe icyo ugomba kumenya ni kimwe, komeza ugende, ndaza ndakuyobora inzira yose, ndaza kuba kugeza ugende uzane polisi, ugende. Uriya mukobwa yitwa Kristela, izina ry'urizirikane. Ugereranyije ngo ati Kristela ati cyane rwose, rero genda usoza ubwo butumwa ndabuguhaye, kandi nanone nzagaruka kureba koko wabikoze nk'uko nabikubwiye, nzagaruka kureba. Uriya musore nibwo bahise bamubwira ati genda utabarize uriya mukobwa, akeneye ubutabazi bwawe. Wibuke n'inkuru ari kubabwira y'ukuntu yamenye ko uriya mukobwa agiye gufatwa ku ngufu, agahita ajya guhamagara polisi. Bari batangiye kubyibaza, ari kubabwira ukuntu nyine ukuntu yageze hariya mu nzu y'iwabo agasanga uriya musaza agiye kumufata ku ngufu. Yarangije aravuga ati none se ubundi reka nkubaze, ati nta bandi bantu wabonye bagiye kumufasha? Iyo bintu no musore sasa ibibazo yatangiye kubaza uriya muntu wari umubonekeye, ati nta bandi bantu wabonye bajya kumufasha usibye kuza kubwira njyewe? Nta bandi bantu baturanye wagenda ukareba nk'abaturanyi? Ndetse kandi yaramaje no kubyemera, ariko nyumvira ibibazo yatangiye kumubaza. Uyu nawe aravuga ati ni wowe wenyine ukwiriye kuba wamufasha, kandi nanone icyo kintu kizirikane, ni wowe wenyine, ntabwo ndibuze gutinzamo, ni wowe wenyine, njyewe ndanigendeye. Uwabimubwiye ahise yigendera. Uyu musore n'inkuru yari ari kubabwira nibwo yahise agenda ajya guhamagara polisi. wari uri kubimubwira yahise abura, arongera aragenda asigara ngo yibyiringira mu maso, aravuga ati wanza nari ndi kurota. Nibwo yahise agenda ajya kureba abapolisi, ababwira ko ari ikibazo gikomeye, ikibazo kitoroshye. Ndetse ari nabwo abapolisi bahise baza, bakaza ahangaha kuriya musaza ndetse na iwabo wa Kristela, bagasanga Kristela batangiye kumwataka. Nyine muzehe yatangiye kumushyira ku buriri, muzehe yari yatangiye no gufungura umukandara, arimo amubwira ati umva ngo basi soma, basi ndakwinginze soma. Uyu musore byamwanze mu nda kuri uwo munsi, arangije arabikora. Ubwa mbere yari yagambanye, ariko noneho mu nyuma yaje kugeraho akora igikorwa cyiza, buri iteka ntuzajya ukora ibintu bibi bwa mbere utabizi. Ubwa kabiri igihe umaze kubimenyera ko wakoze ikintu kibi, jya ukoresha buryo ki ubwa kabiri ugikosora icyo kintu, noneho ukora ikintu cyiza, hari nubwo uzahemberwa icyo cyiza cyane. Ibyo rero ni ibintu buri wese mu buzima aba agomba kuba yamenya, byaba byiza akanabikoresha cyane, kuko ni ibintu biba ari ingenzi kuri twebwe. Uyu musore nawe nta kindi yakoze, yaraparitse neza imashini y'abandi aragenda abikora gutyo. Amaze kubikora aragenda areba polisi. Ibyo byose
ni inkuru ari kubabwira y'ukuntu ibintu byaje kugenda ndetse nuko byagenze. ni nyazo filime yayiteguye inayibagezaho. uyu mukobwa yaratabawe, aratabarwa. uyu musaza igihe yamugezaga hano mu rugo, burya byose wa musore yari yahageze, naho yari ahari ari gukamera buri kimwe cyose. yamufashe video. uyu musaza avuga ati basi ndakwingize soma bwa rimwe, ati mwana wanjye rwose uri mwiza, nta muntu n'umwe utagukunda. uyu musore yari ari hirya ku kirahuri, byose yari ari gufata video, buri kimwe cyose yagiye afata amavideyo. n'abapolisi burya bari bahageze. niyo mpamvu uyu musaza kugira ngo aze guhakana avuge ngo ntabyo yakoze byagorana, ati muze urarenzaho iki nyuma y'ibyo tukubwiye? nibyo barimo bamubwira, ati urarenzaho iki? arengera bati mwana wanjye ntutume bajya kumfunga, ati ndakwingize ntutume bajya kumfunga. ntube nka kino gihe umuntu ntabwo kizi ibintu bya famiye, ibintu by'imiryango biba ari iby'umuryango, nareka kutwivangira mu bintu. ese uriya mukobwa buriya Christella yababarira uno musaza n'ikuntu birukansa umwanya munini, n'ukuntu uyu musaza bashaka kumuhemukira n'umufukorera ibintu adashaka. ndetse uyu musaza aravuga ati nimundeke njyenyine, ibintu ni ibya famiye, nimundeke njyenyine nigendere. ahangaha Christella sinzi ko yakubabarira, ahubwo kugira ngo amubabarire yaje yihuse aramwombokera mu ry'urushyi rwihuse. arangije aravuga ati wakigoryo wowe uratinyuka gukora ibyo bintu, warangiza ugashaka imbabazi nyuma y'ibintu byose wankoreye. ubu mama azi ngo ndatuje, azi ngo meze neza, ntago azi ibibazo nirirwamo, sigaye nkora mu bibazo byanjye. nawe wirirwa unyirukasa, warundyamishije hariya se kugira ngo unyifotorezeho? warundyamishije hariya kugira ngo bigende gute? nta soni umubyeyi utanihana agaciro. ubundi wari umubyeyi nyabakiti mwana wanjye rega, turaza kubiganiraho mu nyuma, sabira imbabazi ntibamfunge, ibyo turaza kuba tubivugaho. yarangije aravuga ati kugira ngo usabire imbabazi byaruta bakamfunga ariko sinongere kubana nawe, naba ari ngewe mfungwa nyagasani. urwego bigezeho umukobwa aravuze ati kugira ngo usabire imbabazi nkomeze mbane nawe, byarutwa ngewe nkagenda nkafungwa ariko nkabaho nifitiye amahoro ku bwanjye. uyu musore arangije avuga ati afande muri kumva ko rero uyu musaza nta mbabazi akwiye, mufate imbesire mugende mufunge. uyu musaza kandi koko ntabwo yari akwiriye kubana n'uriya mukobwa, kuko cyazanamuhitana igisaza gifite umutima nk'uyu nguyu, nta mpuhwe cyazamugirira. uyu musore arangije avuga ati nimujyane rusenzi mujyane Sarubeti. yarangije avuga ati afande ariko mwambabariye, ati tukubabarira iki? nabo wahimukiye nta mbabazi baguha. rero uriya mwana wari ugiye gufata ku ngufu, urabizi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko, noneho byakwiyongeraho akaba ari umwana waweho, biba ari urundi rwego, biba ari agahomamunwa. rero nta kindi warenzaho ubu ngubu. hoshi tugende. muzehe nuko bamujyanye baragenda baramufunga n'ikinyabupfura cye gikeya, wenda baravuga ati atugende tumugorore, ahari azageraho yitekerezeho yumve ko ibintu yakoze atari byo, wenda niyanagaruka muri sosiyete azaza ari umuntu muzima, ari umuntu rwose uberewe kuba yabana n'abandi bantu. Christella yari yahabuse, yari yagize ubwoba, ndetse ahangaha nambaye ubusa nyine uri kumva ntago yambaye neza, ntago wavuga ngo arambaye. uyu musore arangije aravuga tumva Christella humura rwose tuza, njyewe ndanga kugira ngo ngufashe, ndetse nagira ngo nkubwire ko ibintu byose ubu ngubu biri kugenda neza. papa yagiye ntabwo azongera kugaruka vuba ahangaha, kandi nagira ngo nkubwire ngo utangire utekereze kuri ejo hawe hazaza heza, utitaye kuba nyine ku byo watekerezaga uri kumwe n'uriya papa wawe. ubu ushaka ubuzima bwawe, kuko n'ubundi wamaze kubona ko papa wawe yari uwo kukuderanje gusa, akubuza kwitekerezaho, akubuza agahenge. rero kubw'iyo mpamvu genda ushaka ikintu wakora. njyewe n'iki nagombaga gukora kandi unyihanganire kare, nubwo nakuraburije ntabwo nari nzi ibyo ari byo, kandi koko uno musore yigeze kumuraburiza, ni nawe yahise atuma nyine uriya musaza amubona igihe uno Christella yayihishe mu mashini. none aramubwiye ati rwose nabyo umbimbabarire. ayo ngayo aravuga ati umva ntabwo ari ngombwa ibyo ngibyo, ikibanze ni uko ntabaye urunguru. ahangaha niho nari meze nabi kurushaho. disi Christella yahise ndamuhobera, yibaza ukuntu agiye kuryamana n'urusaza rungana kuriya. noneho umuntu uri papa we akaryamana na papa, noneho agatekereza ukuntu agiye kuryamana na papa we, akumva n'urundi rwego, noneho bibaye bibi kurushaho. ariko kuri iyi nshuro uyu musore yaramutabaye, aravuga ati umva mwana humura byose biraza kumera neza. kandi nanone uriya musaza ubwo bamujyanye amahoro arongera asagambe. Christella yararize akibuka ukuntu mama ye yamubwiye ngo papa waza
azakwita azakurinda, kumbi papa we niwe wamubuzaga amahoro. Umunsi ku munsi niwe wageragezaga ibintu bibi byose kumukorera ibintu bibi, nkaho yakamwifurije icyiza, ahubwo yamwifurizaga ibibi gusa. Uyu musore yaramutabaye. Shimire mwebwe mwese twabanye guhera mu gice cya mbere, aha tukaba tugeranye mu gice cya kabiri ari nayo yari finali. Tuzongere duhure no mu tundi dusobanuro mba nabateguriye. Umunsi ku munsi haba hari inkuru. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.